uyikandagiye icara gira vuba gira vuba bwira ufite ikibazo ki kuramo ibyo byiso bya kane gira vuba ufite ikibazo ki madamu uriho nakuri uri madamu uri Bwira nakundanaga n'umuhungu nyine dushwanye uretse icyo kibazo cyawe rero kirakomeye madamu kirakomeye Kirituro hano gira vuba subizayo ubusa bwawe abakurambere barabwanze gira vuba kiramwirira ituro Komeza ikibazo cyawe nzikiraho ikibazo cyawe reka mbaza abakurambere uranyumva yego mubyeyi ikibazo cyawe nakibonye si umuhungu witwaga Mutama ngo banyute inojiji naguze aho wagiye hano ni mu bakuru igira hano ndabona baramuroshe mu nyanja yego mubyeyi ndabona baramuroshe mu nyanja umura aracyariho indangwaho igira hano sesiki inywa uretse nguha umuti reka nguha umuti akubona n'uruhu rw'intare uzabishyira mu musego uryamaho urumva aka nagaciye mu mashyamba yo muri Kongo urumva karanduhishe aka uzagatera wamuroshye wamutaye mu nyanja Mutama waracyariho muzabonana akira sesiki akira aya mavuta ubona aya uzajya uyisiga urangije koga urumva akira se ngaho genda gira vuba sesiki murakoze genda
Ni heza cyane. Ndanagwitse Imana heza kwemera. Hano uri kureba Karongi yose neza nta ahangane sawa rwose. Nanjye ntabwo nagushakira ahantu hatari heza, urabizi ndakwemera cyane. Urabizi nyine nawe ugomba kujyana ahantu wicara ukareba Karongi yose. Nakwishimiye byatari, nagukunze bitavuga nyine, nshaka kutuganira neza ukampa moyo. Wakoze cyane ko nyishimira, nanjye nakwishimiye. Nawe ndetse reka dutume akantu ko kunywa batwakire, ntibwire tuvugane neza. Serive Abi boss. Konyage sinshobora, tuzane yoga konyage. Ego boss, kaze ngabazanira. Badiretse natwe kurya ariko. Umva boss, mufite inyama? Inyama zirahari? Mutuzanire brushette 5 n'ibitoki 4. Ya, shari. Nishimye kukumenya cyane, byashimishije. Cyashe nanjye byashimishije. Nawe ndetse nagukunze pe, kunze rwose. Ahuri byarapfumutse ariko ese meneka. Cheers. Nizere yuko ibintu byose everything will be okay. Ubwire niko wenda iyo umukobwa avuye umuhungu baramukunda ntabwo bigaragara neza mu bico n'umuco nyarwanda. Yeah. Nanjye nakubonye mu For bigo. sure. Sana ndabona zi Silve yakubita amajye mushyiraho n'agatunguru. Yeah. Afite Merci. Iyo nagushaka heza ahantu nyine tuzajya tuyitegera imisozi yose turi kuyireba. Karongi ni nziza rwose. She ubwire wakoze kundana imisozi yose urabona ubiyireba neza nyine. Ubundi ubu ngubu ni uko bwiza mu gitondo, ubu ngubu hano uri kureba imisozi yose kiba yitegeye ahantu hose haba ari heza kabisa. Hano abantu babana kuza byatari, sinzi impamvu umuziki ntabwo ukeneye kuriya muntu, umuziki byatari. Ooh,
6. Rwose. Tungahe? Kamwe. 6 twuzuye sheri. Uri kujya ubona wasubira inyuma sibyo? Neza. Ndejo ndi kumva nshaka kwiruhukira. Aruhuke uzumva genda. Nta kibazo n'iki. Bazane ko ntwari wekereka ariko uzureshe. Wisi ni yacu unja isi yose nge nayigurisha ngere ko nabaye. Wisi nzayigurisha amafaranga azavamo nzahita musohokana. Sheri ndi kumva nje kangezemo ndi kumva najya kwiruhukira. Umusaza w'umujyi hano uzagiye zera usobanura bakora hano baramujyanye twicaranye ubundi kanaje ubundi se umva mbere nawe mubonye n'ubundi Mukecuru ku ishuri biragenda neza nubwo ndi kwiga neza pe ndi kwiga neza usi ubona ko nafashe umwanya ngasubira mu masomo kandi barambwiye ko udaheruka ku ishuri so mukecuru ntabwo naheruka kwiga ngafata umwanya wo gusubira mu masomo wagiye gukopera ku bandi ntabwo wize n'ibyo abandi bavugishije nyamara ugiye kubikira bigiye kunanira naba nshaka kunanira ko mba nafashe umwanya nkaza kugusura hano kuko ubu naba nshaka kunanira nkiyemeza nkaza ahangaha ni uko ntabwo nakunanira mukecuru ni ukuri niyo mpamvu mba nafashe umwanya nkaza kuba hano nkiga mba hano ni uko mukunda mukecuru aho umukecuru akaba ashaka kwisabira hari umwana w'inshuti yanjye wandi hari haruguru kwa Kamere afite aniveriseri none ndashaka kumugabashya nkajyayo oya ntibishoboka sinakwemerera hariya hari intabire n'imigozi yanjye iri kumva igiye kwicwa n'izuba none ubu ugiye kujya muri aniveriseri ngo ndaze ubu mukecuru ko mba nitanze nkakora buri kimwe nkahirira nkahinga mwambabarire ko ubwo buraryo sindwemera imigozi yanjye iri kumira hariya kandi ushaka kurya kandi ugiye kuzaba ikirara njye mumaze kunanira ugiye kuba ikirara njye wananiye nta kundi njye naguhakaniye mukecuru rwose ngendagenda rwose yewe ugiye hehe baba we babyeyi babyaye koko umwana wa mwana koko wambabari ukagaruka yamwanga kumva ntiyanze kubona umwana utumvira se na nyina yumvirije ngaho genda urabeho genda rwawe wihangane ndi kubona sheri wanjye yatinze dore ubu se turasanga tutacikanwe ku mazi koko ko twavuganye ko duhurira ku kigo cy'amashuri nkaba mbona ataraza oya nawe wimurenganya abakobwa rega tugira ibintu bituma dutinda cyane abana wesha kuko araza ryari ubu ndi kumva mukumbuye cyane ariko simfite sheri mwiza ko gukiza umujyanye buriya ariko byazi gutereta nzi gutereta giraga ntumugere ko ari we none sheri sheri nzi sheri usanze narakaye wandakaje cyane reba igihe aho kigeze sheri ariko ni umuntu so wabonaga nagukumbuye sheri oya ni umuntu umwe ninze sheri nawe rwose wambabaje ariko ntacyo byari wenda kuyanga yagiye gusubiza burota yari no kugenda ku mazi ngo sheri ahubwo turi gutinda dore ubu ngubu twacikanwe abandi bameze neza cyane turasanga twacikanye umukobwa
rero amasaha atatu ni menshi kandi navuye mu rugo noneho umukecuru ndakurahiye ari ubonye icyo kagiye ahubwo African boy unzi umukozi uwo mu rugo yamukunze ngagula ko yena mukoka cyane nawe mfite n'akantu hano mwana kariyeri yula kamatoka kombele makaniko bele matoka nanje sije babarira nanje sije Yes, toka shitani. Umuco wa Kinyarwanda basuhuzanya gutya. uyu ni uwahe Yesu cyo ni uwahe nguzanye manu wajya usuza abantu ni Ntabwo uzi ko zina ari umukobanya inzoga zikubaganisha kandi ushuko nabyo atagira ubwenge. Ese uko muba muri guha barumuna banyu imico myiza? enda ahubwo wenda nkwihere pompoka ahubwo gira ngo Iyo niyo mico ba mama wanyu babatoje. mwamwinjiza twa Babylon mwamwinjira gute ego umukobwa ufite amataye we baba we turavugana gira hano hino wakoze rataniga Tubwiye niyo korari mwari mwatuzanye. Njye nari nzi ko ndi buririmbe so. Aha niho rusengero wari watuzanye. Ibyo ni ibiki muba murimo koko? Twigendere. ari abakobwa ko ndi kubona batujuje wasinze ari abana ibyo batubwiye ngenda ndabona ari byo amba kakadage n'iri tabi ndarije mu kitabise kuvuga gutya naguhitana rwanye na Rambo akoze sha namuda sigo nsuzugura hano ye muzi ibyo namukorera sigaye ndarimena niko muzi ibyo namukorera ariko ubundi ko nikumva muri kunyikazaho cyane aho sha wibagize ko ndi wagwaye ibyanyu mbivuyemo nanjye kugeza ubu ndafashijwe namwe muhinduka ahubwo Tomu kugenda kugeza bapfa Ikihu. ndebera undebeka rakadaje Sheni nabo.